nyuma yo gushinjwa kuba umwe mu bagize umutwe urwanya ubuyobozi bw'itorero bwashyizweho na RGB. Pasiteri w'itorero ADEPR Rushagara ku cyumweru tariki ya 16 Gicurasi akandikirwa ibaruwa imuhagarika ku mirimo yo kuyobora. Yasubijwe ku mirimo ye nyuma y'uko bigaragaye ko habayeho kwibeshya. Umva ikiganiro cyose yagiranye n'ikinyamakuru isezerano.com. Hari amakuru ari kuvuga ko mwaba mwahagaritswe ku mirimo y'ubushumba bw'itorero rya Rushagara. Ese ayo makuru yaba ariyo? Mwabonye ubwo ntimwabonye urwandiko? Ibyo se baba babashinja ko mwaba muri mu mutwe urwanya ubuyobozi buriho bw'itorero yaba ari ukuri? Uwo mutwe njyewe ntabwo nkuze, ariko mbona nta mutwe uba mu itorero urwanya ubuyobozi rwose ntawuriho. Umuntu wabivuze ndumva ari we mwahamagara mukawumubaza, ariko njyeweho nta mutwe urwanya ubuyobozi bw'itorero ndi. Ni ukuvuga ngo nta naho muhuriye nawo? None se nahurira n'umutwe ahantu ntazi? Njyewe ntabwo nkuzi, ni ukuvuga ngo niba ntawuzi naba mburiyeho nawe. None se ubwo mwaba mukeka hari iyindi mpamvu yatumye babandikira iriya baruwa, wenda nk'ibindi bintu baba bari gukeka runaka? Njyewe uko mbitekereza bishobora kuba ari ubumenyi buke bw'uwatwandikiye, kuko ubundi ntibiri no muri kompetanse ye. Urwego ayoboye ntabwo rufite ububasha bwo kuduhagarika, kuko njyewe ndi umushumba usengeye, nawe ni umukuru w'itorero uyobora paruwasi, ariko uri ku rwego rw'umukuru w'itorero, ntabwo ari umushumba. Ubwo ntabwo afite rero kompetanse zo kumuhagarika. Ni nayo mpamvu ntabiha agaciro. Icyakora baje kugera nyuma nawe ubwe asanga ibyo yakoze atari byo, abisabira imbabazi kandi anyavuguruza ibyo yanditse, ko yaje kubigenzura agasanga atari byo. Nkabona njyewe biri muri cadre ya incompetence mu buyobozi, n'ibintu atamenyereye, kandi nkumva icyo atari ikibazo cyempurika itorero, ahubwo ni ikintu cy'umuntu ku giti cye. Birumvikana. Ni umuntu cye, ntabwo ari ikibazo cy'itorero rwose. Kugeza ubu ngubu se mwaba mwasubijwe ku mirimo yanyu nta kibazo? Nta kibazo rwose, ubu ndi mu mirimo yanjye nta kibazo, kuko nawe yasanze ko ibyo yakoze ari amafuti. Kubera ko icya mbere uwo mutwe ntawugaragaza. Kugendera mu bihuha rero bivuga ngo hari imitwe ngo irwanye itorero, ntabwo ari byo. Ntabyo iyo mitwe njyewe ntayo mbona, ni nayo mpamvu ntayo ndimo, kuko ntayo nzi. Abantu banditse bagaragaza ibitekerezo byabo uko babona impinduka zabaye muri ADEPR, ingaruka n'ingorane biteje, barabyandika, kandi ntabwo bandikiye ADEPR, bandikiye ababashyizeho, kuko bariya bayobozi bariho bashyizweho RGB kubera ibibazo byari mu itorero. Hanyuma rero niba hari n'abantu banditse bagaragaza ibitekerezo byabo, nta muntu wakagombye kuzira igitekerezo cye. Birumvikana. Niko c'est mon avis, kandi niba umuntu ashobora kwandika ibitekerezo bye, ntabwo bigomba guhinduka ko arwanya ubuyobozi bwa ADEPR. Kandi umuntu niba afite ibitamunejeje kubivuga ni uburenganzira. Turi mu gihugu gifite demokarasi yo kuvuga ibyo wumva, ariko ugendereye kubaka. Numva rero nabo banditse, njyewe simbita ngo ni umutwe w'abarwanya itorero, ntabyo mbona. Niba ari umuntu ufite ibitekerezo bye ntakwiye no kubizira. Uwo wanyandikiye nawe ntacyo yari ashingiyeho, kuko yabonye hari igitekerezo wenda natanze nanditse nk'abo bandi, kandi nabo banditse, njyewe ntabwo mbakonda. Ni uburenganzira bwabo, umuntu agomba kuvuga ibyo yumva bitagenda, ariko ntiyanabizira. Niko mbitekereza njyewe. Ariko nibyo, kandi murakoze. Imana ibahe umugisha. Tumusangire cyane. Murakoze cyane. Namwe.